handitse umwuka ni marene, kuko itorero ari umugeni. Umugeni hari ibintu bikomeye. Marene w'umugeni amugendaho. Kugenda ku muntu abyumva. Kubera iki marene agenda ku mugeni? Nuko ibintu byose biza gupfa bibaza marene. Kuko umwuka bamuhaye ikiraka cyo kuba marene ku itorero, abazatugendaho. Wakwikorera akantu ukumva kugenzeho, wajya kurya kandi barya akakanga. Uyu marene rero mureka tugendeho, niwe bahaye kino kiraka. Marene akugendaho kuko azakwinjiza mu cyumba cy'umukwe. Uyu mpamvu uzabona ushaka kwikora ibyo wishakiye umwuka akanga. Nigeze njya ahantu kunywa agasitro, Sprite muziko giri mu icupa ibisa n'icyatsi kibisi, wayisuka mu kiraro ikaba isa n'amazi. Ndagenda nicara ahantu numva ngize inyota, niyo ngiye kubona nicara ahantu hari ibyapa bya Skol mujya mubyumva. Intebe ni Skol, kiraho ni Skol, imitaka ni Skol. Mukamwe gushi haguruka hano, ese kwa mwuka we nawe ko rifitiye inyota akantu ngiye kwisomera ko ntagiye kunywa Skol, ngiye kunywa akantu ka Sprite. Bati kirahure cyanditse hiki niyo, intebe niyo, umutaka abwe nti nana yipfunduye ndakwishyuye ndagiye. Kubera iki? Ntabwo dupfa kwicaraho tubonye. Reka ntidupfa guhagararaho tubonye, ntidupfa kugira ibyo tubonye. Arizi bene wabo abana babanye nta n'umwe asezera, aravuga ngo ngewe ibyo namwambitse bya bintu nababwiye bibiri, ibyiringiro yambaye no kwizera, ntabwo yarara hano nawe. Iyo wamaze kwakira Yesu wumva utarari n'ahangaha, wumva uri umushyitsi n'umugenzi, wumva iwanya atari n'ahangaha, wumva utazi n'impamvu hari, utazi n'icyo mari n'ahangaha. Bahamagara umukobwa bati mukobwa, ati dore hano hari abantu, tuhaje umugabo nimugoroba, wowe nkawe mwahuye ku mugezi uragenda. Yavuze ngo iki? Iyo tugiye gukizwa nta muntu tubaza. Nujya gukizwa neza ntugire uzabaza, wowe uzakizwe. Gukizwa uri ikinege. Iyo aza kuba mu kino gihe yavuga ndabanza mbaze anko sogokura tuyehe. No, yaravuze ngo ntitaye kubo twiganye nabo tubana turajyana. Uzi ko bavuze bati uragenda, ati turajyana. Baravuze ngo twumve irimuva mu kanwa, aravuga ngo turajyana. Yari yahamagawe. Imana yaguhamagaye wumva wagenda. Ntiwakwita ku matiku no kubaguca intege, wumva wakomeza urugendo. Ni mpamvu muri byavuze ngo ngende umukristo kandi ngo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Bati niba guseka, yavuze ngo naho igihugu cyose cyanseka. Iyo twamaze gukizwa ntacyo twabinganya. Baragendanye rero, uwo mugabo Eleyazari baragendanye. Ndashaka kubwira ko mu kintu umwuka wera akorera umuntu nuko uru rugendo mugendana. Abaroma 8:14 akavuga ngo abayorwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Yaramuyoboye barajyana. Icyantangaje rero, cyantangaje muri iyo nkuru muze kwisoma mutashe, bageze mu nzira bahura na Isaka, wa musore nyine nawe yaragiye mu masengesho. Muri byavuze ngo kwirembo, uzi ko Yesu ari kwirembo. Kwirembo abakoze ubukwe n'abazabukora. Iyo umusore yasohotse mu rugo kaba kabaye, mugeni nawe ashaka yasohoka. Hari igihe iyo abantu bafite ubukwe, hari igihe kera baranekaga kuko nta phone zabagaho. Telefone zirahari, no bavuga ngo ese mukwe yasohotse. Noneho Kristo amaze iminsi ari kwirembo, ategereje iki? Umugeni. Mu mwuka muntu abibonye ati ndamubona kwirembo. Yohana avuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ari uko tuzasa dikurerekanwa. Icyo tuzi neza nuko uwo ngo yerekanwa tuzamureba, ko tuzasa nkawe tukamwitegereza. Ndashaka kubabwira ko rero mukwiye kubungabunga ibimenyetso by'umwuka wera wabashyizweho igihe mwizeraga. Ubu rero niba uri umwana w'Imana ugomba kuba ikimenyetso cyerekana ko uri umwana w'Imana. Icyo kimenyetso rero mukakibungabunga ari umwuka wera. Mbibutse ibi bikurikira. Mu buzima busanzwe hari ibintu bisimburwa n'ibindi. Ushobora gutuma inyama ku isoko ugasanga ntazihari. Ni ikintu wapfa kugura cyapfa kugerageza kujya mu mwanya w'inyama. Ni ifi, ni inkoko, niba ari inkoko ni ifi. Inyama z'inkoko ntazihari, nta n'izinka nta n'izihene, ariko wagura ifi. Ikibazo inyama z'inka zakemura ni ifi yagikemura. Usanze ibishyimbo byashize wagura amashaza. Usanze agapira k'imbeho kashize wagura agakoti. Ariko umwuka wera nta kiwusimbura. Ubwo mbese nta kintu gisimbura umwuka wera ku buzima bwawe, ku itorero. Muri iby'agakiza byo kugeza mu ijuru, byo gukorera Imana, ibintu twicayemo mbese ibi byatumye duhurira hano, nta kintu gisimbura umwuka wera. Kubera iki? Niwe wahawe inshingano zo kuguhamagara
no kumva ijambo ry'Imana no kwizera no kukuyobora kugeza ugeze mu ijuru. Umwuka wera ashinzwe kukubwira iby'agakiza. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Umunsi tubungabunga ibimenyetso by'umwuka. Isi isa hirya iragenda irangira no kwifuza kwayo, kandi ntabwo izagaruka. Hari ikintu reba ugasanga kizagaruka, ariko isi imeze nk'imodoka y'ikamyo yakise feri itazagaruka, iri bugwe gusa ikagenda ikagwa mu mubande. Niko isi imeze, ariko dufite amasezerano y'uko itorero rigomba kuva mu isi. Urebye gahunda ijuru rifitanye n'isi, nubwo itorero rihari, nta kindi kintu kindi gisigaye. Iyo Yesu yavuze byose byarasohoye, hasigaye ko itorero rizamuka. Yesu n'imvura mubona n'udukeya twiza muri kubona n'ahangaha, nuko itorero rigihari. Umunsi rizaba ryahavuye, hazabaho ibintu bibi tutigeze tubona. Niyo mpamvu ibi byose muri kubona, ibyo mwumva, ibyo mwabonye, ibyo muri kubona n'ibindi bizaza, nibitubwira ngo ageze ku irembo. Shaka kubabwira ko umwuka wera mugomba kubungabunga ibimenyetso by'umwuka, kubera yuko itorero rizajyanwa n'umwuka. Ubwo rero itorero rizajyanwa n'umwuka, tugomba kubungabunga ibimenyetso by'umwuka wera. Mu buryo bw'ibidukikije, muzi ko isi yamaze guhinduka, izuba ntirikivira igihe, imvura iguye igwa nabi, ariko gahunda z'isi zisaba abaturage kubungabunga ibidukikije. Nubwo hasigaye bikeya, ariko nabyo dusaba kwibungabunga. No mu buryo bw'umwuka niko bimeze. Birasaba ko umukristo, umunyetorero abungabunga ibimenyetso by'umwuka wera ku buzima bwe, kubera ko niyo kintu cyonyine kitagira ikigisimbura. Umwuka wera adahari gukizwa ntibishoboka, ntabwo binemera. Umwuka wera adahari gukizwa ntabwo bishoboka, kandi umwuka wera atabaye mu itorero rihinduka idini. Idini ni religion, iyobokamana. Gusenga biri mu maraso yacu, ibyo kusabana n'ibintu tutabona. Ariko kugira ngo ubusabane bwacu bube buzima, nuko umwuka wera bigiramo uruhare. Uyu mwanya nibyo tugiye kuganiraho mu mwanya dufite, nubwo dufite igiterane mu kanya, ariko munyemerere tuganire ku bimenyetso by'umwuka wera. Umwuka wera kumuvuga kano kanya ntabwo byoroshye, ariko kubera ko bitugora kumwumva, Bibiliya igerageza kugira ibindi bintu byo mu isi tuzi, dusanzwe tuzi amazina yabyo, bikora nk'uko umwuka wera ameze muri twebwe. Bibutse ko umwuka wera ari Imana muri twe. Ntabwo umwuka wera ari ikintu, si ukuntu, ahubwo ni Imana muri twe. Ariko abahanga bavuze ko hari ibimenyetso bisa n'iby'umwuka, cyangwa se ibintu bisanzwe umwuka wera akora nkabyo. Nk'urugero, ku munsi wa Pentekote mu bice bibiri byakozwe n'intumwa, abantu babonye, abari mu cyumba cyo hejuru babonye ibirimi by'umuriro biri hejuru yabo. Ubwo rero umwuka wera akora nk'uko umuriro ukora, arakongora, aratwika. Ikindi, mu nzu yo hejuru ngo humvikanye umuriri uhuha cyane, ngo ukwira mu nzu bari buzuyemo. Ubwo umwuka wera akora nk'uko umuyaga ukora. Umuyaga ntugira ishusho, ariko ibyo ukora, umuyaga uje nka hano ntabwo mwawubona ngo mubwire umuyaga uratukura cyangwa urera. Cyakora icyo mwabona n'icyo umuyaga ukoze. Niko n'umwuka wera ameze. Ntabwo umwuka wera ari umuyaga, cyakora ajya akora nk'uko umuyaga ukora. Umwuka wera Ezekiyeli yabonye ngo ari nk'amazi menshi. Ntabwo umwuka wera rero ari amazi, ariko umwuka wera amara inyota kandi atemba nk'amazi. Umwuka wera ameze nk'amavuta, akora nk'amavuta. Ntabwo umwuka wera ari amavuta, ariko umwuka wera akora nk'amavuta. Niyo mpamvu nshaka ko mu bimenyetso byinshi cyane bigaragaza umwuka wera ndavugaho bitatu. Ndavuga ko umwuka wera akora nk'amavuta, mvuge ko umwuka wera akora nk'ikimenyetso, icyo bita mu cyongereza siri. Siri ni ka kantu bashyira kuri envelope, uyohereje umuntu ugashyira ikimenyetso kivuga ngo ari wowe uza kwipfundura wenyine. Cyangwa abacuruzi, ibintu biva mu bihugu byambukiranya imipaka, hari ikintu bashyiraho bakavuga ngo kirapfundurwa na nyiracyo. Ni umwuka wera nawe agereranywa n'icyo kimenyetso, icyo bita mu cyongereza siri, cyangwa se protection,
cyangwa ni mu buryo bwo kurinda ikintu ukagira ikimenyetso gituma nta muntu ubasha kurebamo. Tonga tuvuge umwuka wera nk'ingwate. Ingwate muri hafi ya twese kubera ko turi mu gihugu cyihuta mu iterambere. Ingwate murayizi, iyo ugiye muri banki barakubaza ngo ushaka loan, inguzanyo, barakubaza ati zana ingwate. Akenshi ingwate ibikubye gatatu icyo ushaka. Niba ushaka miliyoni 100 kugira ngo bizere ko amafaranga baguhaye uzayagarura, bakwaka ikintu gifite agaciro gakubye inshuro 2 cyangwa 3. Kubera iki? Bagomba kuba bafite garanti. Uvuga ngo nguhaye amafaranga yanjye miliyoni 100 nzayabona gute n'ibyanga, ukamuha ikintu gikubye inshuro nyinshi. Umwuka wera rero ni ingwate ijuru ryatanze, umwuka aza ku bantu b'Imana kugira ngo abafite agaciro gakomeye gatuma itorero cyangwa umugeni wa Kristo ari mu bwishingizi bukomeye. Amen. Reka nsome ijambo ry'Imana rero. Ngiye gusoma mu rwandiko Paulo yandikiye itorero rya Efeso. Ngiye guhera ku kimenyetso nyine nise ingwate cyangwa se seal, kimenyetso nka kashe. Ndasoma igice cyaho cya 13. Ndasoma mu rwandiko yandikiye itorero rya Efeso 1:13 haranditse ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Ubwo bavuze Kristo. Paulo yandikiye itorero rya Efeso avuga ati namwe niwe mwiringiye. Ni Kristo barimo bavuga hano. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera. Urumva mwaramwiringiye, murangije muramwizera. Niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Ubwo mwumvise ko turi ikimenyetso. Arababwiye ngo niwe namwe mumaze kwakira ubutumwa bwiza mukamwizera, ngo mwashyizweho ikimenyetso. Icyo kimenyetso nicyo mu cyongereza bita seal, protection cyangwa se validation, ikintu kiguha agaciro. Burya rero kugira ngo twemere inyandiko tureba ninde wayishyizeho umukono. Umukono ni uwandi, kugira ngo cyo bita ownership, nyiracyo ninde, nyiri iki kintu ninde, hagomba kuba hari ikimenyetso. Ndashaka kubwira ko mwese uko muri hano abantu mwabashi kugira hano, kuba wavuye iwawe ukaba waje ahangaha, wumvise hari igiterane, sinzi niba ukijijwe cyangwa udakijijwe, ariko uko biri kose umwuka w'Imana yakuraritse nguzi. Yavuganye nawe, tuyavuganye nanjye gute? Ntabwo wabimenye, ariko umwuka we azi icyo yakoze ku buzima bwawe. Yakuzanye. Uko yakuzanye rero niko mwese yabazanye. Ntabwo twavuganye tujya kuza mu nzu y'Imana. Nta nama twakoze. Murayira yono nta nama mwakoze. Umwe yagiye Imana imuzana ukwe, undi kamuzana ukwe. Mwese irabazana irangije bahuriza hari Remera. Umwe yazanywe n'akazi, undi aza kuhashaka, undi arahavuka. Murangije mwibona muri mu murimo w'Imana. Ariko uwakoze uwo murimo wo kuduhuriza hamwe ni umwuka wera. Niwe nyiri itorero muri kubona. No ubutaka mubona turimo hano, ubutaka n'uwo ubwo mwumvise bugiye kuguranwa. Umwuka wera niwe watumye abantu biyumvamo ko bagura n'ubutaka. Mbibutse ko ADPR, tora ADPR ntabwo yagendaga rigura ubutaka bwo kubaka insengero. Ahubwo abantu baricaraga, sinzi uko hano babigenje, bakiyumvamo umuhamagaro, bagasaba support, birumvikana, bakagura ubutaka, bakabwagura, bakubaka urusengero, bakagira ngo no bari kubyikoresha. Naho ni wa mwuka ugira ngo abera batunganirizwe hamwe, bibuswe iby'urugendo bahuye. Amen. Uwo mwuka rero wakoze ibyo, yari afite gahunda, yadushyizeho ikimenyetso gituma dushinganye. Akuze kuburiho ikimenyetso. Abacuruzi nk'umushumba wacu utuyoboye n'umucuruzi, ushobora kuvana ibintu kuri Dar es Salaam ku mupaka biri ku Gigoma, bakandikaho ngo ibyo ngibyo muri kubona nubwo biri kugenda nta wemerewe kurebamo, kuko nyirabyo si mwebwe. Ugaturuka iyo ngiyo ikamyo ihetse ibintu, ahigeze hose bakavuga ati nibyanda tidongera nyirabyo. Niwe wenyine uzakoraho ikimenyetso, kuko niwe babyoherereje. Itorero ry'Imana, umugeni wa Kristo, igihe wakiraga Yesu washyizweho ikimenyetso, kasiri ituma ushinganye.
umwuka wera akora icyo bita ownership. Aravuga ngo aba nabanjye. Impamvu dutaka ngo aba data, ngaba nabanjye. Yohana avuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Ari uko tuzasa dikurerekanwa. Icyo tuzi neza nuko uwo ngo yerekanwa tuzamureba ko tuzasa nkawe tukamwitegereza. Ndashaka kubabwira ko rero mukwiye kubungabunga ibimenyetso by'umwuka wera wabashyizweho igihe mwizeraga. Ubu rero niba uri umwana w'Imana ugomba kuba ikimenyetso cyerekana ko uri umwana w'Imana. Icyo kimenyetso rero mukakibungabunga ari umwuka wera. Mbibutse ibi bikurikira. Mu buzima busanzwe hari ibintu bisimburwa n'ibindi. Ushobora gutuma inyama ku isoko ugasanga ntazihari. Ni ikintu wapfa kugura cyapfa kugerageza kujya mu mwanya w'inyama. Ni ifi, ni inkoko, niba ari inkoko, ni ifi. Inyama z'inkoko ntazihari, nta n'iz'inka nta n'iz'ihene, ariko wagura ifi. Ikibazo inyama z'inka zakemura ni ifi yagikemura. Usanze ibishyimbo byashize wagura amashaza. Usanze agapira k'imbeho kashize wagura agakoti. Ariko umwuka wera nta kiwusimbura. Ubwo mbese nta kintu gisimbura umwuka wera ku buzima bwawe, ku itorero. Muri iby'agakiza byo kugeza mu ijuru, byo gukorera Imana, ibintu twicayemo mbese ibi byatumye duhurira hano. Nta kintu gisimbura umwuka wera. Kubera iki? Niwe wahawe inshingano zo kuguhamagara no kumva ijambo ry'Imana no kwizera no kukuyobora kugeza ugeze mu ijuru. Umwuka wera ashinzwe kukubwira iby'agakiza, ukabyizera, ukabyatura, ukabigenderamo, akanakuyobora, akazaguhuza na Yesu neza. Ubwo afite aho kazi rero. Nimushaka gusoma amakuru neza yerekana uruhare rw'umwuka wera, uzibuke amakuru yanditse muri Tangiriro 24. Sinshaka kuvuga ibihari, ariko mwibuke amakuru y'umuntu witwa Aburahamu, ngo yarashaje afite umuhungu witwa Isaac cyangwa se Isaka. Hanyuma atuma umugaragu witwa Eliyazari, aramubwira ngo ujye mu gihugu cy'iwacu usabe y'umugeni. Ntago Aburahamu yagiye gusaba umugeni. Uwo basabiraga umugeni ni Isaka, nawe ntiyagiyeyo. Hagiyeyo umugaragu wa Aburahamu ajya gusaba umugeni. Uwo mugaragu wa Aburahamu rero, muri iyo nkuru, Aburahamu ahagarariye Imana, Isaka ahagarariye Kristo, uwo Eliyazari ahagarariye umwuka wera. Ubwo rero Eliyazari, muzasome ayo makuru mubona kajya ugeze mu rugo, usome iyo nkuru mu Itangiriro 24. Ngo yageze ku mugezi ngarasenga. Garavuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya databuja, ngiye gushaka umugeni wa Isaka. Sinza aho aba, sinza aho ari, reka mutegereze ku mugezi, hari igihe yansanga hano. Agiye kubona babona abakobwa baraje, baje ari benshi. Kuko namwe mu muryango wanyu mwari benshi, hakizwa wowe. Uri umugeni, ukijijwe uri umwe, ntibizagutangaza. Ahubwo uzajye wibaza icyo yaguciye. Mwari abakobwa benshi, mwari abagabo benshi. Mu muryango wanyu n'uwo ukijijwe wenyine, ukanabizira ugahohoterwa kubera agakiza. Uzibuke ko n'ubundi umugeni aba ari umwe, abandi bakamuherekeza. Uwo mukobwa witwa Rebeka rero, ngo maze yari yasenze Eliyazari, aravuga ngo umukobwa uca bugufi akaza gutanga amazi yo guha ingamiya zanjye, akuhira ingamiya zanjye, agaca bugufi, uwo nguwo niwe uzaba ari muka databuja. Abakobwa baje ari benshi. Ati mwa bakobwa mwe barikiriza, ngende umushyitsi, ndi kujya ahantu kure, mfite ingamiya zanjye, keneye umukobwa uburetse ku ibyo yajemo akabireka. Yamara kubireka, noneho agaha ingamiya zanjye, ingamiya zinywa amazi menshi. Ngo yakoze aho kazi, maze Eliyazari aritegereza, ngo aramwitegereza uko ajya kuvoma agaruka. Aravuga ati uyu nguyu wumvira gutya. Muri byavuze ngo ujya wumvira umwuka, ubwiza urukundo, nta soni uzagira nubona ndi. Yaravuze ati uyu muntu wumvira gutya atagomba ko ari wo mukazana wa Aburahamu. Byarangiye rero ikintu cyantangaje, ngo amaze kubona imico ye ihuye n'umugeni washingira Isaka. Buriya abakristo mukwiye kuba muri abantu bibuke ko hari ubukwe budutegereje buzabera mu ijuru, kandi dufite sheri ari we Kristo. Hakabaho no kuzerekanwa. None ukazibaza niba ibizima byateranye n'abakuru n'abamarayika n'abatubanjirije mugeze mu ijuru bakazaguhagarika hamwe na Yesu, uko uzaba umeze. Mwobonye hano ko bahagarika umusore n'umukobwa cyangwa se umugabo n'umugore, ariko baranabasobanuye. No mu ijuru rero bazahagarika Kristo, niyerekanwa nyine tuzasa nkawe, tuzamureba ko ari nawe uzerekanwa. Mbese yo kuzaba ukojeje isoni ku buryo
ibintu wakowe, amaraso ya Kristo yagucunguye, utaba umwaje abo mu ijuru, utaba umwaje umwuka wera. Bati se mwuka wera uyu nawe ari mubo wagiye gushaka, mbese wirinde kuza koza isoni umukwe. Uze ko umusore kamaguri ibintu byantangaje, uwo mu Eliyazari ntago agenderaho, yari afite ibintu imiringa yo kwambara, yari afite umuringa ukoze mu izahabu, yari afite niba ari umuringa akantu bambara ubwo nagakira, umukufi kantu bashobora kwambara, kamwe kari gakoze mu muringa, kari gakoze mu izahabu, n'impeta, kabyita impeta, reka mbyite gutyo. Sinyamura abantu bafite impeta ubundi ebyiri kino gihe, impeta ya fiançailles n'impeta ya dote harya cyangwa ya mariage. Ariko ujye ubona benshi bafite ebyiri, nawe bamuhaye impeta ebyiri. Iya mbere bamuhaye iy'umuringa, baravuga ati ibimenyetso bikugaragaraho waba umukazana Aburahamu, barayimwambika, bita ibyiringiro. Buriya iyo umuntu akijijwe mu bintu Imana imuha, umwuka wera ukuzaho, bamuha ibyiringiro akabiguha. Noneho ukagenda uvuga ati mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane. Bamwambitse ibyiringiro, umukobwa bamukwikiye impeta y'ibyiringiro, mukanya ati kanguhe n'iyindi yo kwizera, bamukubita niyo kwizera, arataha. Ageze mu rugo baramubaza bati kuki watinze? Aravuga ati impamvu natinze, nageze kwiriba amasanga umugabo ufite n'abandi bazanye, arambwira ngo nimvomerere indogobezi, nibyo natinzemo nkora. None se kugira ngo utinde kuri aka kageni niho cyakubayeho? Atuze ibintu yampaye, ati mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Iyo umuntu akijijwe ntabwo bitera isoni gukizwa, ntabwo bimwaje, kereka utakijijwe utazi n'uburyohe bwabyo. Hari umuntu usanga gukizwa bimugoye, bimuvuna kubivuga, kubyemera mu kazi, kuko ufite ba boss bakomeye, ukajya wumva utavuga ko ukijijwe, kubera abantu famille ziwanyu zikomeye, ukumva mbese ni ibintu bikiriritse. Ariko umukobwa aravuze ati mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Yaje yambaye ibintu, ubundi umuntu uhuye n'umwuka wera abanza kumubwira ko iwacu atari inaha. Amen. Bati kuki wamusize? Batkajya kumuzana, uzi ko bamuzanye. Ageze mu rugo rero uwo mugabo yaravuze ati ngiye sindya, ntabwo nywa, mutambwiye ntababwiye urugendo rwanjye. Ati ruvuge, vuga urugendo rwawe. Ati kumumbona mbana na databuja Aburahamu, ubu ni umusaza, afite umuhungu witwa Isaka, none yantumye umugeni mu cyerekezo cy'ahangaha muri. Ngeze kwiriba haje abakobwa benshi, ariko uyu nguyu ndebye ukuntu aca bugufi, ndebye ukuntu yumvira, bitamona ko akwiye kumukazana wa Aburahamu. None rero sindya kandi sinywa, ntamenye ko mumumpaye. Uzi ko umwuka wera atinda ahantu hari umugeni. Impamvu mubona iri torero ribamwo umwuka ajya fuha, ni umugeni ubamo hano. Nimumva umwuka afuha hano nta kindi cyabaye. Yo hari umugeni, umwuka w'Imana akamenya ko urwo rugo rushingira rurimo abageni, ntabwo agenda. Bura mu itorero rya DPR dufite umwihariko, itorero ribamwe abantu bajya mu ijuru, abandi simbazi sinabashinzwe, ariko ngeri itorero nzi ko muri byavuze ngo harimo abagezeyo, ngabandi ngabageze baragwiriye, ngabandi bari hehe? Nimuzibaze cyabaye muri iri torero, kubera ko itorero ryashingiye cyane mu ijuru. Nubwo nta ingo zose zishingira, hari urugo rubamwe abantu ntibajye bakora ubukwe. Hari amatorero ataba mu mugeni, hari urugo rubamwe abageni, iyo ruri mu mugeni rero abantu bose niyo bakatira, abantu bose bakatayo. Ubu ahangaha nta kindi cyatuzanye, ni Imana igira ngo tuzatahe bwa bukwe, kubera ko itorero ririmo abantu bazamutse bakatubanziriza. Harimo n'abandi bari mu nzira, umwuka w'Imana ntago azagenda, niyo mwamwirukana ntaho ajya. Ajya hehe kandi yaramubonye? Yaravuze ngo sigiye, niba mumuhaye ndaryama. Umwuka aba mu muntu ufitanye gahunda n'ijuru, umwuka aba mu itorero ririmo umugeni. ADPR ni itorero riba mu mugeni. Dufite ibihamya byinshi by'abantu twasenganye, by'abantu twabanye, bamwe badukuwemo, abandi turabazi, tuzi ubuhamya bwabo,
ku buryo tuzi icyo Imana yakoze kuri bo n'urugendo rwabo turaruzi, bigatuma umwuka wera aba muri itorero rya Pentekote. Ntimuzazimya rero umwuka wera, muzabungabunga ibimenyetso ko umwuka ntago azava inaha ngaha umugeni agihari. Araryamye rero, yarariye nyine. Mu gitondo rero bagira ngo azamara iminsi, abyutse kare kare bamuhaye ka breakfast utwo kurya twa mu gitondo. Bati se ati urafata akantu, ati ndanataha. Bagira ngo aragenda wenyine. Bati surataha uti? Aravuga ati rero ati ahubwo sindagenda ngiye nyine, ati nawe mukobwa ndamujyana. Wa mukobwa ati mwahuye ejo nimugoroba yagiye kuvoma, hari abandi bana bigana, haro babanye nguragenda. Aravuga ati ngewe iyo namubonye simusiga. Haleluya! Umwuka wera ntabwo azadusiga. Umwuka wera azagumana natwe kugeza duhuje na Yesu. Yaravuze ngo ntabwo nyinamusiga. Baravuga ati se yamaze nk'imizi 10, ati ntabwo musiga. Bati suri gatumwa, ati ndi gatumwa, naraje sinsubiro ntamujyanye. Baravuga ati suko umukwagaraza kubyemera. Ba nyirasenge ntibabizi, bene wabo abana babanye nta n'umugasezera. Aravuga ngo ngewe ibyo namwambitse bya bintu nababwiye bibiri, ibyiringiro yambaye no kwizera, ntabwo yarara hano nawe. Iyo wamaze kwakira Yesu wumva utarari naha ngaha, wumva uri umushyitsi n'umugenzi, wumva iwanya atari naha ngaha, wumva utazi n'impamvu hari, utazi n'icyo mari naha ngaha. Bahamagara umukobwa bati mukobwa, ati dore hano hari abantu, tuhaje umugabo nimugoroba, wowe nkawe mwahuye ku mugezi uragenda. Yavuze ngo iki? Yavuze ngo iki? Iyo tugiye gukizwa nta muntu tubaza. Nujya gukizwa neza ntugire uzabaza, wowe uzakizwe. Gukizwa uri ikinege. Iyo aza kuba mu kino gihe yavuga ndabanza mbaze anko sogokura tuyehe. No, yaravuze ngo ntitaye kubo twiganye nabo tubana turajyana. Uzi ko bavuze bati uragenda, ati turajyana. Baravuze ngo twumve irimuva mu kanwa. Aravuga ngo turajyana. Yari yahamagawe. Imana yaguhamagaye wumva wagenda. Ntiwakwita ku matiku no kubaguca intege, umva wakomeza urugendo. Ni mpamvu muri byavuze ngo ngende umukristo kandi ngo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Bati niba guseka yavuze ngo naho igihugu cyose cyanseka. Iyo twamaze gukizwa ntacyo twabinganya. Baragendanye rero uwo mugabo Eleyazari, baragendanye. Ndashaka kubwira ko mu kintu umwuka wera akorera umuntu nuko uru rugendo mugendana. Abari 8:14 akavuga ngo abayorwa n'umwuka w'Imana nibo bana biki b'Imana. Yaramuyoboye barajyana. Icyantangaje rero, cyantangaje muri iyo nkuru muze kwisoma mutashe, bageze mu nzira bahura na Isaka, wa musore nyine nawe yaragiye mu masengesho. Muri byavuze ngo kwirembo, uzi ko Yesu ari kwirembo. Kwirembo abakoze ubukwe n'abazabukora. Iyo umusore yasohotse mu rugo kaba kabaye, mugeni nawe ashaka yasohoka. Hari igihe iyo abantu bafite ubukwe, hari igihe kera baranekaga kuko nta phone zabagaho. Telefone zirahari, no bavuga ngo ese mukwe yasohotse. Noneho Kristo amaze iminsi ari kwirembo, ategereje iki? Umugeni. Mu mwuka muntu abibonye ati ndamubona kwirembo. Aya barahura, bahuriye ku musozi. Ngo bahuye rero, ikintu cyantangaje muri iyo nkuru nuko ntabwo uwo mukobwa yari yarigeze kubona umukwe cyangwa se umukunzi we. Yahuye n'abahungu benshi, ariko ageze ahantu avuga ati uyu musore ndi kubona tugiye guhura ninde? Kuki yamubajije yamugezeho? Nzamumenya. Muri ndimo murayizi? Nzamumenya. Mpagaze imbereye nyuzwe. Nzamumenya ndeonye inkovu zo mu Yesu. Muzamumenya. Ta presentation zaba mu ijuru ngo nguyu Yesu. Umwuka w'Imana niko yavuze Yohana 8:16 ngo umwuka w'Imana, umwuka wacu n'umwuka w'Imana bihamanyako. Turabana biki? Ngo kandi niko turi. Tuzamumenya. Nzamumenya. Nzaba mpagaze imbereye nyuzwe. Nzamumenya mbonye inkovu zo mu. Yesu ntawe uzamukubwira, uzamumenya. Yaramurebye aramumenya, ngo yitwikira mu maso, aravuga ati niwe.
yataye iwabo. Impamvu bire iyo umuntu akijijwe asiga sinanyira bene wabo. Iyo dukijijwe n'abandi tuba tuvukana, ariko kubyagakiza mama nyine biramureba na papa, ariko iyo mumaze guhura na Yesu mama ntiyampagarika. Muri byavuze ngo nahisemo kuba uwa Yesu, ngo nge nahisemo kuba uwande uwa Yesu. Iyo nkuru nuko muzayisome mwitonze. Ikindi kizabatangaza mu ijuru rero nuko mutazamenya Yesu wenyine, muzamenya n'abandi mwajyaga mwumva muri Bibiliya mutazi. Kamose ntimumuzi, Eliya ntawe mwabonye, ya mazina yose mujya muririmba muzi, muzabamenya. Gute bizagenda bite? Imana izaduha umubiri umenya abantu nk'abo ngabo. Uki kibiri twambaye ntikimenya abantu, nuwo muziranyura mwibagirwa ukashishoza, ariko uwo munsi mubiri muzaba mwambaye uzamenya abatubanjirije. Tuzabona abatubanjirije yo tuzababona abatubanjirije iyo ese yarabaye, iyo practice, uwo mwitozo yarabaye. Yesu yigeze ajya ku musozi ngo noneho ngo ararabagirana, yajyanye abagabo bangahe? Ni bangahe bagabo bari bajyanye? 3. Bahageze rero ngo Mose na Eliya bari baje muri entretien cyangwa se mu kiganiro na Yesu. Babagabo bandi baramubona, bahita babona Mose. Nta Mose ntibabonye muri filime, nta Facebook igeze ibaho, kuko bari bagiye kundi musozi uwo tuzajyaho. Bahita bamenya Mose na Eliya, baravuga ngo turakingando 3 iyawe ya Eliya ya Mose. Bari bambaye umubiri utuma babamenye. Haleluya. Tuzabona abacu. Umuntu ufite umuntu azi babanye, niba ari umubyeyi wawe ukabuzi ko yagiye mu ijuru, mu byo uzamenye uzamumenya. Ntago azakwibwira ko azaba yambaye umubiri wawe urutari usanzwe uzi, ariko nawe ntabwo uzaba woroshye, uzaba usa na Yesu. Haleluya. Muri byavuze ngo kuri wa munsi tuzazukaho, Yesu azaduha imibiri mishya, kurira no kuboroga ntabwo bizaba bikiriho. Hakavuga ngo maze ababyeyi n'abana babo n'abafite urukumbuzi ngo bazahurira mu ijuru. Imana izaduha undi mubiri umenya abadukuwemo barageze mu bwiza. Aho niho tujya. Iyo ni gahunda y'umwuka. Muhumura bazataha. Umwuka w'Imana nicyo akora, arakufata akazaguhuza na Yesu, akazakombora uyu mubiri upfa, akakwambika umubiri udapfomeze nk'uwa Kristo. Niyo mpamvu mukwiye kubungabunga ibimenyetso by'umwuka wera. Kimwe nabo babwira rero ko hari siri, ikimenyetso kituriho. Ndagira ngo mwirinde ko hari umuntu wakuvangira. Ibi bintu by'umwuka twahawe ni ibintu bihenda, byavuye mu ijuru, mwibungabunge. Hepfo yavuze kunokurikira, yavuze ngo usomye hano nasomaga ngo uwo mwahaweho ingwate. Hano havuze ikimenyetso n'ingwate. Ingwate rero niba ari ikintu gikomeye ni ingwate. Mujya mubona ko igihugu cyacu cyateye imbere kiri icyo bita ibyangombwa by'ubutaka. Iyo ugiye muri banki rero bakubwira bati nta kibazo, niba ushaka ko tuguha inguzanyo yacu duha icyangombwa cy'ubutaka. Cyangombwa rero aba ari agapapuro k'umuhondo kariho amakuru yawe, kariho imyirondoro gusa, ariko bakabika neza. Burya kangana n'inzu, kangana n'umutungo wawe. Nuko bimeze buriya umwuka wera twamuhawe nk'ingwate. Nukuvuga ngo Imana yohereje umwuka wera mu itorero no ku muntu nk'ingwate kugira ngo tube dushinganye, mbese ntaho twajya. Niyo mpamvu ujya kugura inzu, ya nzu nubwo uyiraramo akaba ari iyawe, ariko burya si iyawe, kubera aba ari iya banki. Kubera iki? Watanze ingwate. None surava ko ntiwayigurisha n'undi muntu. Ndetse n'ubwo rusengero n'ahandi hose mumva bagenda bimura abantu. Iyo bagiye kwimura inzu uravuga uti inzu nubwo nyibamo si yanjye ni ya banki. Kubera iki? Watanze ingwate. Ubu nakwe ntabwo tukiri abacu. Amurimbye warimbye ndi mu nkunda yaravuze ngo titukiri abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye, twahamagariwe gukora umurimo wiwadutumye hakiri kare. Titukiri abacu
ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye. Twahamagariwe gukora umurimo wiyadutumye hakiri kare. Umva icyo ngusaba, n'umwuka ubwenge no guhishurirwa, ndusheho kukumenya. Umva icyo ngusaba, umva icyo ngusaba, n'umwuka ubwenge no guhishurirwa, ndusheho amavuta mwitabaza, mwami wanjye mpore naka. Ubwo uzaza uzambonere, mwami wanjye uzajyane. Amen. Haleluya. Ntabwo tukiri abacu ngo twiyobore. Reka da, ya nzu iyo wamaze gutanga ingwate ntaba ari iyawe, ntiwayigurisha. Niyo mpamvu nawe utakigenga. Paulo yabwiye Abakorinto ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera, kandi ngo uwo mwuka mwaha uvuye ku Mana, ngo ntimugatsembe imibiri yanyu, kuko umubiri wawe atari uwawe ahubwo ni uwa Kristo. Ntamuzi ko tukiri abacu ngo twiyobore. Maze hari umurimbyi arimbye imitoma, avuga ijambo ryiza nakunze. Yaravuze ngo nabonye umukunzi mwiza. Indirimbo ntago muyizi. Yani indirimbo y'imitoma, indirimbo y'umukunzi. Ngo yarankunze ntamuzi. Wose imitoma iyo yamfatishije iki? Urukundo. Imigozi igana ukumva. Hari igihe bamwe mwibwira ngo makwikora ibyo mwishakiye. Reka da, burambara naboshye. Yamfatishije imigozi. Ari rwo rukundo rwe. Aravuga ngo byabaye n'ingoyi. Izo ngoyi ze zanteye kuba iki? Imbata ye rwose. Hanyuma nduwiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima, mfisama oradashira. Nduwiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima, mfisama oradashira. Amen. Ntitukiri abacu. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Ako ntimwakumvise? Nta n'icyo mugitunze. Urumva nivanga mutungo. Yewe Mana yanjye, mwari muzi ko umuntu yagera igihe kubera gahunda y'ijuru ugasanga nta kintu cyawe kigira. Ibyo ntunze ntago ari ibyo gusa. Iyo tugiye gushyingira abantu bavuga ngo haye ibyanjye byose, tukumujya muvuga abakobwa, kwegura ibyanjye byose ngaho. Kavuga kugira ngo uri gukina biba binagiye burya. Kwegura ibyanjye byose, kandi ubwo bivuga uri kumwambika impeta. Haleluya. Umwuka wera ntitwapfuye kumuhabwa, harimo n'amagambo abiherekeza. Mweguriye ibyanjye byose, kubwira ko nzagukunda, tuzagutandukanya n'abandi, sinzifuza abandi, tuzatandukanywa n'urupfu. Niko ibyo tubivuga, ariko mu mwuka ho tuzabana karamata, no mu rupfu tuzakomezanya. Niyo mpamvu mbabwira ngo uyu mukunzi nta kubaho, nta n'urupfu, nta bya none, nta bya none, nta n'ibizaza byazantanya naye. Nta bya none, nta bya none, nta bizaza byazantanya naye. Nta kubaho, nta n'urupfu, nta n'abadayimoni, nta bya none,
ntabizaza byazantanyanaye ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucungu shira ubwoba shira ubute nyuma nzata. Haleluya! N'amagambo y'imitama y'uyu mukunzi. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamunsi, yambatishije iki? Umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngo yize kambabwire rero, ya mashimwe yose dufite, muzi ko tugira amashimwe y'iby'Imana yakoze. Korali yaturirimbiye ngo tugomba kubivuga, dufite ibyo tuvuga. Ibyo bintu byose muvuga yawe ni munyamushimwa mw'Imana, ni imigozi dufatisha, ni utundi kubohesha ngo utagenda kagukiza indwara. Ati ntawo nzajya, nabonye Yesu. Yesu yarambaniye ikabira kuziritse, wajya kugenda ati nengi ariko ribose aho Yesu yankuye. Naho ibyo bintu byose mushima ni imigozi. Haleluya! Amashimwe yose ni imigozi. Iyo rero ushatse kubivamo none ibihindura ingoyi kakuboha imbere n'inyuma. Hari abantu bashaka kugenda bikanga. Hari umuntu ashatse kugenda, umuntu umwe za Yesu ka Petero bagati nduma nagenda, ntagiye wumvise wagwa. Hari abantu bigeze wumva wabivamo kubera ibigeragezo n'ingorane kumva wabivamo. Petero bagati ndagiye. Yesu ati nawe uragiye? Ati mba ngiye, ariko mbitekerejeho nsanga twakuvaho tukajya hehe kari wowe ufite amagambo. Twakuvaho tukajya he mwami, niwo ufite amagambo meza, amagambo meza yo. Tugende yona tugende ntabwo twagenda kareka. Ufite amagambo meza, amagambo meza y'ubugingo. Kwari tugiye habura gato, ujya kugenda ati umura mwana wanjye ndakuzi, ukamara kabiri. Nuko nta kibirakora ariko biri kuvuga. Ntaje Imana ibi nta kirakora ariko ati ndakuzi. Nkuzi izina. Nuca mu mazi atemba tazagutembana, nuca mu muriro waka ntuzagutwika. Atabakuryanira inzara, abakwanga, abakugisha impaka n'abakuburanya uzabashaka kubura mere nk'iki kibitariho, kuko wambereye inkora mutima ukabo kugira gute o kubahwa nanjye. Nicyo nza gukirisha, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Urumva nta kiguhaye ariko iravuze. Tuba twarabivuyemo ariko ikavuga. Twakuvaho tahari amagambo meza, amagambo meza. Amen. Umwuka rero yajyana abantu mu ijuru, agenda bavugisha. Nukuri umwuka avugana nabo bamushinze. Umwuka rero arinda inshingano agira batanditse. Umwuka ni marene, kuko itorero ari umugeni. Umugeni hari ibintu bikomeye. Marene w'umugeni amugendaho. Kugenda ku muntu abyumva. Kubera iki marene agenda ku mugeni? Nuko ibintu byose bizagupfa bibaza marene. Kuko umwuka bamuhaye ikiraka cyo kuba marene ku itorero. Abazatugendaho. Wakwikorera akantu ukumva kugenzeho, wajya kurya kandi barya akakanga. Uyu marene rero mureka tugendeho, niwe bahawe kino kiraka. Marene akugendaho kuko azakwinjiza mu cyumba cy'iki cy'umukwe. Uyu mpamvu uzabona ushaka kwikora ibyo wishakiye umwuka kanga. Nigeze njya ahantu kunywa agasitro, Sprite muziko giri mu icupa ibisa n'icyatsi kibisi, wayisuka mu kiraro ikaba isa n'amazi. Ndagenda nicara ahantu numva ngize inyota,
niyo ngiye kubona nicara ahantu hari ibyapa bya Skol mujya mubyumva, intebe ni Skol, kiraho ni Skol, imitaka ni Skol, mukamwe gushi haguruka hano sasa kwa mwuka we nawe ko nifite inyota akantu ngiye kwisomera ko ntagiye kunywa Skol, ngiye kunywa akantu ka Sprite, bati kirahure cyanditse hiki niyo, intebe niyo, umutaka abwa ne nana yipfunduye ndakwishyuye ndagiye. Kubera iki? Ntabwo dupfa kwicara aho tubonye, reka ntidupfa guhagarara aho tubonye, ntidupfa kugira ibyo tubonye, umwuka tugendaho. Niyo nuje kutwita n'abasazi bati barasaza barokore, twaramaze ubundi dore kuntu bigenda. Iyo umuntu ari umusazi, iyo umuntu yasaze, iyo umuntu ari umusazi nyina bakavango yarasaze, abona abandi ari bo basaze. Ngiye mbona badakishijwe bafite ikibazo kurusha ngewe. Ngiye kuseka mfite marene, mfite ijwi riri mu mutima wanjye rivugana nanjye, rimbuza kwitwara uko nishakiye, kuko marenda ngendaho kandi ntashaka ko nzakoza isoni uyu protokole yankoreye. Niyo mpamvu itorero ry'Imana rikwiye kwemerera umwuka wera, umwuka w'Imana mukamwumva mu itorero. Ntimuzazimye umwuka w'Imana mu itorero, niwe twahawe. Amen. Kandi ni amavuta yero, ni amavuta buriya araduhumuriza tugasa neza. Uzi ko abantu kabayoberwa, none ndabakora Rayono, abantu nziranye nabo twabanye turi abasore. Nonye perezida akora ari wa kera tukira abajeni, yagiye hera uracyabaho urambwa twara turi abajeni, ntago tunasaza tujya heza. Yaravuze ngo muzagenda mugira ubwiza, ngo bazagenda bagira ubwiza, kubera ko impamvu tugira ubwiza murabizi nuko iduhetse. Niwe so buri ku mugongo kabiki, ntago ari kwebwe tugenda. Uzi ko Imana igiheka, yaravuze ngo nzaheka nzongera mpeke. Imana iraguheka, kandi iguhetse ntago iduheka gusa, itwara nakakana ababyeyi bajyana, kakandi kakabagi kaba kari ibintu byose nkeneye. Kakandi kose mujya mubona umubyeyi yahetse, ntago aheka gusa, harimo bibero, harimo umugati, harimo n'ibyo kugenda uhinduranya umwana, harimo n'umutaka. Haleluya! Imana iguhetse iragutwikira, yugeza hari izuba, Imana iragutwikira. Nibyo yakoreye Abisirayeli mu butayu, yarabatwikiraga. Ntabwo dupfa kujya ku mugongo gusa, hari igidutwaje. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, anyamwisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi asubiza intege mu bugingo, anyobora iyo gukiranuka, naho nanyura mu gicucu cy'urupfu, sinzatinya ko ndi kumwe nawe. Twese hamwe. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose ngiri. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose. Haleluya! Si yuzuye ibiteye ubwoba,
n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya, nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho. isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya, nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho. Nzogera kucyo yavuze, nzogera naho duhaguruke dusenge. Kuko Imana atari umuntu wibeshye, iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, niyifise ijambo rya nyuma kuri nge. Nzogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshye, iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, niyifise ijambo rya nyuma. Haleluya! Dushima Imana iduhetse, inadutwaje ibyo dukeneye mu rugendo. Nunyura mu zuba ntago rizakwica, Imana izagukingira, ifite umutaka. Nugira inyota yitwaje akajerekani k'amazi, ndagira mufasha dushimiye Imana iduhetse muri uru rugendo tutari twenyine. Mana turagushimiye muri amateraniro yuko wahamagaye abera uzi kuzabagezayo, ibikenewe byose mu rugendo warabiringanije. Turashima umwuka wera wahaye itorero kugira ngo arijyane azarigeze mu bwami. Niyo mpamvu itorero rya Pentekote tugushimira ko waduhaye umwuka wera. Muri kino giterane hari abakobwa wahetse babarandagaye, babarakozwe n'isoni. Hari abahungu wahetse ubatwara ku mugongo, hari abagabo wahetse, hari abakobwa wahetse, hari abadamu wahetse. Ndabigushimiye muri amateraniro waratubaniye, wabaniye abana nawe, wasenga yasenga wowe, wakwizera yakwizera wowe. Uri imfura, uri inyangamugayo. Tugushimiye umwuka wera waduhaye nk'ikimenyetso, ukaduha nk'ingwate. Mana turashinganye kubera umwuka wera wahaye abera. Barashinganye, nibaca mu mazi asuma bazayarenga bayambuke, nibaca mu muriro witanura bazawuvamo. Yo ndagushimye muri amateraniro ya Kacyiru yuko hano hari umugeni, hari abantu wahamagaye bacyumva ijwi ryawe. Tuba twaragiye, tuba twarabivuyemo, umwuka araduhumuriza, turakomera. Ntaho tukigiye, ntaho tuzajya. Turagushimiye Mana, komeza guhuza imitima yacu no kuduhumuriza. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV,
Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera